ibyaha nibo tuzabiteka, tuzasiga iyi si n'ibirushya byayo, tubane na Yesu umwami waducunguye. Hano kw'isi iwacu turabimukira, twifitiye gakondo yarimbishijwe n'ubuturo bw'abera, banesheje iyi si tuzaba iteka ubudatandukana. Ibirushya ari byinshi, inzira ikaba irambye, mwihangane bakundwa, turi hafi yo gutaha. Dore iwacu heza baradutegereje, twabikiwe ibyiza byo kutunezeza. Ibirushya ari byinshi, inzira ikaba irambye, mwihangane bakundwa, turi hafi yo gutaha. Dore iwacu heza baradutegereje, twabikiwe ibyiza byo kutunezeza. Hano kw'isi iwacu turabimukira, twifitiye gakondo yarimbishijwe n'ubuturo bw'abera, banesheje iyi si tuzaba iteka ubudatandukana. Tugera iwacu Yesu aza twakira, aduhoza amarira twaririye mu isi, atumurikira Imana Data wa twese, ati nguyu umugeni nacunguje amaraso. Nitugera iwacu Yesu aza twakira, aduhoza amarira twaririye mu isi, atumurikira Imana Data wa twese, ati nguyu umugeni nacunguje amaraso. Iby'amaso yacu yose atigeze areba, iby'umwana w'umuntu ataratekereza, iby'amatwi yacu atigeze yumva, nibyo twabikiwe n'umukiza Yesu. Iby'amaso yacu yose atigeze areba, iby'umwana w'umuntu ataratekereza, iby'amatwi yacu atigeze yumva, nibyo twabikiwe